none se umuntu uvuga n'abantu baryamanye koko ubu nawe uzagenda ninkora nabi uzagenda urange ninkora neza umugabo wanjye akazi ubundi se ko nabizimba ukora neza cyangwa ukora nabi nyine icyo gihe nubimenye ariko se kandi ndi isugi nazabimenya uri isugi uri isugi urishimye umuntu utoba izuru uri isugi kibazo ngaho umuntu ubusugi nzaba ndeba kuri ndiyo yanyaye uri cyafunitse agaseke karapfundikiye nzagapfundura ariko je jabo ariko bimeze wihareba cyane ko nabuye se ngo umukanga wiki ugiye akaja urashimira gusa nishimiye kongera kwiyunga nawe nanjye gati yambira niyo this my pupu kandi urabikunda ariko siko ko mu byukuri hanta uravugisha ukuri ko nta ruhare wagize muri ya rupfu rushobora kuba kuri Muranga na Michel ase mama kuki utanyizera urona ndi umuntu ajya gufata abantu nkabateragura ibyuma nese ko nazamutse nirukanka nabura bushye ninjye wabutwitse Michel ntabwo ngushira amakenga rwose mama ahubwo ni namahirwe ngiye nasanze abantu bameze nk'imirambo ahubwo abaye mahirwe bagize iyo ntinjiramo nkari kuzasanga abantu barapfuye baranutse none se wowe urumva ari ngewe wabatwitse nkabateragura ibyuma ko bari bafite n'ibikomere byinshi byose ninjye wabikoza ako kanya ko nta minota 30 namaze nabibwirwa n'iki ko ntari impari muzi kutakinyitse nabibwirwa n'indi nyamaswa bigeze ku rwo rwego ariko ukuntu musigaye mumeranye ngiye nsigaye nazi ukuntu uyu muryango usigaye umeze mwabaye nk'ibikoko neza nta bumuntu mukifite mama wanjye yego nkuranga turashwana ariko ntabwo ndagira ku rwego rw'uko namusanga mu buriri ngo mwice nese nanjye muziritse iramigozi ntacyo mbiziho niyo mpamvu ndimo kubikubaza nyine ngiye ndarengana pe nta hantu na hamwe nahuriye na biriya bibazo ntaho rwose ngiye birantangaza rwose niba ari na Isabella wabikoze nta kuntu ntabagize ariko ku rundi ruhande ngewe ndakeka Isabella ko yaba ari we wakoze biriya byose ni Isabella bikoze mama none se urana ataragiye simbizi ariko wawundi ati birame ntangare gute se kandi ubundi Vumiriya ari kugera muri uyu muryango ukagira amahoro uriya mutindikazi w'umurozi kubi urwo rwanguna n'uracyari ufite wowe oya Vumiriya wowe na Vumiriya ntabwo Vumiriya yagera ahangaha ngo haba amahoro uriya ni umutindi mubi ni umurozi mubi mama afite shitani mbi kandi yihuta mama umugore wanjye nta kintu kimwe yabigizemo uruhare ibyabaye nuko nawe wabibonye nta nahuriye nabyo habe na gato ahubwo Isabella ibintu byose nabikoze Vumiriya yari yicare muri saro hari ntigeze aharenga kiri ikintu kimbaza yaroga karuga umuntu intuza ubushye umeze nk'inyama kuriya akanabatera ibyumgo burozi bubaho rero ibintu byose ni Isabella ibyo byose nta nicyo bimbwiye ikintu kimbabaje urakizi akuzukuru kanjye kari mu nda uriya kuko ntabwo kazapfiramo mama iteka ryose haho abagenda hakaho n'abazi niba Imana yateganyije ko azapfa azapfa niba Imana yateganyije ko azabaho azabaho gusa ndimo ndakora ibishoboka byose nahamagaye mu Buhinde ngo bashakire abaganga baba bari bihuse baze bafashe Nkuranga turebe ko yagaruka mu buzima na Michel kuko nanjye regano uko binshinza gutyo ngize ibyago bari abantu bagapfa byanjye ku mutwe kuko kira cyuma bamuteye nagifasheho ugifasheho nyine rero nanjye niba muri gukora ibishoboka na company nayigurishije wayigurishije nayigurishije kugira ngo ndengere ubuzima bwa Nkuranga ngirira iby'imitungo nta nicyo binambwiye icyo nshaka nuko bari abantu bagira ubuzima nkabona bagarutse mu buzima kuko hasi ibintu bizahura gutya kuko ninde wabanje ni Hanta ninde wakurikiyeho ni Nkuranga ninde wagize gute ni Michel ngaho ngo Isabella yasaze ariko ubundi ibi bintu ni ibiki none se ko satari ryanjye atari ni ryawe mwisi nyine tugomba kuyibamo gutya ni gatebe gatoki iby'imitungo ntacyo bimbwiye kugeza ubu ngiye icyo mparanira nifuza ku mutima wanjye n'ubuzima bw'abantu koko
erega wa muntu we ntuzi wagira imitungo udafite abantu bikabikumara nta kintu bimaze iby'isi ni ubusa ufite abantu ubona ibintu none se reka nkubaze abo baganga byibuze bumvise bari bukwemerere ko baza baraza nyine ariko urumva ni ibintu bihenze ibintu nanjye bigiye kunsubiza hasi gusa icya mbere ni ubuzima bw'abantu ikintu cya mbere ni ubuzima ibintu birashaka bishaka abantu bari Muranga naramuka akize azaza avuga ukuri kose uko byagenze yego ngewe mwene ndengane renganurwe nawe ntwogende unongere kugenda uvuga ngo urankeka ngo ibiki hari n'undi muntu ushobora kubitekereza gutyo ariko ntabwo ariko kuri hasi ubundi Isabelle bazamukura noneho niba yacitse umva muri iki gihugu cyacu nta muntu washaka kwica umuntu ngo abure kandi uko byagenda kose ibyaha byose afite ukamufasha bazamukatira burundu uyu muryango urimo umuzimu wo kwica aragenze ndabona ariko Muranga nawe ntiyumva ntabwo yumva igihe namubwiriye ngo kure areke Isabelle yimuke na Michel bave muri uru rugo ugiye ngo yanyumvire ibi byose byari kumubaho yimuke na Michel bajya hise amwimure mukure muri uru rugo amujyane ubundi dufite inzu nkeya amujyane mu yindi nzu kuko Isabelle namukekaga amababa nkavuga ntibyanze bikunze namenye yuko ntuza Michel atwite inda ya Nkuranga n'undi azamwica none se bakomeje kuryamana yego hano mw'iyi nzu cyane ntuzigize ngo barabiretse ntabwo se urumva Nkuranga atari igikenya cyoroshye umubyeyi rero twamugije muri ecography twasanze umwana ameze neza ariko ikigaragara cyo hagati y'umwana n'umubyeyi umwarapfa uko byamera kose umwana ashobora kurokoka nyina agapfa cyangwa se nyina agapfa umwana akarokoka kumwumva bikomeye ariko nyine byashoboka ko bombi banarokoka ariko nyine nahanyagasa natwe turi abantu gusa ariko nyine hagati aho ndacyagushimira pe wakoze kuza n'ubu bufasha wahise utanga byanashoboka iyo utahagira nyine byashobokaga ko bose bari no kubura ubuzima usanga umubyeyi n'umwana bose babitabye Imana ariko nyine ndacyagushimira kabisa umwana rwose ameze neza ariko nyine urabona ko nta buzima afite ushobora gutuma yakira ameze nabi n'umwana agakira umwe muri bo agomba gupfa niko byamera kose ariko nyine uyu muryango kubera ukuntu ukize uyu muryango kubera ukuntu abakirije umwana n'umwuzukuru wabo ushobora kuzagira nk'ukuntu kabisa ushobora kuzareba nk'ukuntu nibaramuka bakize koko ushobora kuzareba nk'ukuntu muvuganirayo reka ibyo tuzabirebe tumaze kubona ubuzima bw'umubyeyi aho bugana kuko azazoroherwa uko byamera kose ubu kose izi saha uretse tubanza turebe nk'iminsi mikeya turebe ubuzima bwe bugana kuko azaba yorohewe ariko kuvuga ni ugutaruka ntari nibagirwa cyagiye tuvugana kuri telefone umbwira ngo uri mu murima sinzi ibyo urimo cyagiye nyine nkutabaza nkubwira ko ino accident yabaye bino bintu nyine byabaye warambwiye ngo ntabwo uzagaruka mu kiganga ni iki nyine wambwiraga ibintu byinshi nanjye bitewe n'ibintu nari maze kubona no kumva ntabwo nari mfite parapara mu mutwe ntabwo nabyumvishe neza sobanura byaje kukugendekera gute wa muntu we rero dore urabizi ko nari ndahangaha nkora mfasha umubyeyi bitavumiriye kana kagakene cyane nkitaho ko bishoboka kose ariko simenye yuko hari amakimbirane ari inyuma aho genda nk'umutangabuhamya shimutwa n'ibihungu bibiri biranjyanye biniga binkubita nta buzima nari mfite nari ndi hagati y'urupfu nari ndi umupfu n'umupfumu hagati aho byari byanshobeye uko bari kunjyana duhura n'umuntu abona ko ibyo ari byo byose bagiye kungirira nabi abaradukurikiye runoni tugeze hepfo asa nk'ubakanga baraniga barakubita banjugunya aho bo bari bazi ko umwuka bawumazemo
ariko ntago nari nsigaranye akuka gakeya kuko bari bankubise nazahaye ni kugukubita gusa nta kintu cy'intwaro gakondo bari barankubise baraniga nzana urufuza ariko akuka ntikashira cyane umuntu abaranjyanye anjyana iwe anyitaho ariko kwa kunyitaho ahantu banigiraga umwe muri bo kubera ubwoba bw'umuntu wari uturi inyuma yahasize akamarete nuko polisi wagatoye agashyira polisi ashaka uwo muntu nimba baramubonye nimba baramubuze gusa polisi nagiye kubona mbona ingeza ahantu narindi ndi kwitabwaho n'uwo muvandimwe wantoraguye kuko nari maje gutorana kuka yewe kuko nahise nzinukwa ubugira neza kandi nawe nari kubwiye kuri telefone urabimbwiye kandi umva kubabaye nuko mbasabye ndababwira nti rwose muratureberera muducungira umutekano ariko ngiye ndumva nkaguma mugahamya ko napfuye kugira ngo n'ubundi abamigaga ejo n'ejo bundi batazongera kungirira nabi cyane ko nubwo nakwishinganisha polisi ntiyama umuntu uzajya ungendaho aho nzajya hose gushakisha ubuzima iki ntabwo biba byoroshye ngewe ndabasaba ngo bakomeze muri raporo zabo bemeze yuko napfuye kayo nguko niko nakize ndasezera ntagakwirwa nsubira muri kariyeri yanjye y'ibyo nari narigiye mvura abantu nanjye nkagira utwo ninjiza yewe mpitamo kwishokera mu matungo nahinze rwose ibigori bimeze neza guza uko ngiye kukubaza nubwo wanditse ibaruwa isezera kandi wari uri kwisha ngo wapfuye oya kandi ubu ku kazi bazi ko napfuye nyine niko nari ngiye kukubaza byari bincitse ku kazi bazi ko napfuye ni nayo mpamvu rwose mba numva ntifuza nuko nyuma yo gupfa uzukira mu mirima yego nazukiye mu mirima ariko imirima imamahoro nonese ko nta bigusha mpura byaje kuguhira se mwana we kunzi kutigeze guhinga buriya ubuzima nta kintu butigisha iyo ubuzima bumwe bwanze ushakishiriza ahandi buriya ntuzatsindwe utaragerageza uragerageza ugatsindwa ariko nikosa gutsindwa utaragerageza rwose umurima wanjye warampiriye inka amata ndanywa urabona ntatoshye mbaye iki ako nyine mu buryo bwo gushyenga bitaga ku barwayi ubu nizere ko nta bihingwa byawe bijya birwara urutoki zakira biranya cyangwa inka zawe kukiri umwana koko ese niba waravuye nikoye ubuzima bw'ibihingwa n'ubuzima bw'abantu bihuriye he koko dogiteri muzima koko nashyengaga pe hanyuma wowe se umeze ute ahangaha mukorana muti ariko umugabo w'ahangaha ni imfura cyane yembera ku gihe ni imfura meze neza hano nyine uri kubona ni ku bitaro hari abakozi benshi ndi inshuti yabo urabizi kubera ukuntu nisanzura ndi inshuti n'abantu benshi bahangaha abaforoma ababyaza n'abandi bose bakora kunuza ku bitaro uriya se ninde urungurutse akahita agenda uriya muganga n'uwitwa ndeko nta musizi umuntu se ubonye arunguruka yambaye itaburiya y'umweru ahangaha se ko hakora abantu benshi twamenya ari inde hakora abantu benshi pe ndarebye rwose mbona ni isura n'ubwa mbere nyibonye arakubonye ariruka se asubiyeyo ngira ngo ushobora gusanga wenda ari nk'akantu wenda yibagiwe wenda akaba asubiye kukaza ariko ahangaha hano hantu turi abantu turi benshi pe birashoboka turi benshi nawe ubundi rwose ibintu Imana ikora ibyayo ikora imirimo yayo Imana idufashe uyu mubyeyi n'umwana wa rukuke pe Imana idufashe kandi urabyibuka ko nawe ufite intuza story nk'iyi ngiyi urabizi nawe warokotse mu muryango uri wenyine bayibaze n'aka kana humura my daughter nifitiye ubwoba nifitiye ubwoba ntibwabura ariko hari ibintu bibaho nyine kugira ngo ngaho baze no kumana bagufunze ngo niwe wishe ariko ntugire ikibazo njye nakuvugira bose ko byose mbizi se no mu rukiko njye mva nakemera ngahagarara nkavuga none se ko byose byabaye mpari byabaye uhari bano kuba bamwica byo wari nari mbizi ko shaka azabica yahoraga bivuga wari uzi ko Michelle azica Nkuranga oya nari nzi ko Isabella azica Nkuranga na Michelle yajyaga bimbwira kitabize mbere ngeje none se ko numvaga nyine uko nyine bizi ko nunda bikora ubuzi ko ibintu wahishiriye kuvuga itangira amakuru ku gihe ibi bibazo byose mba ntabirimo
mana we ntabyo mba ndimo none none warabishimye yarambwiye ngo ushango nzabarya ngo nzica mu muranga niba ngo ndye inyama ze byose nari mbizi ariko nkavuga ati sura yabikora bizi ko yabimbwiye njye bantu nzi ko utapfa kuvuga ikintu ngo ukimbwire nyine wigambye ikintu ngo ukagende ngo nyibwire Jane ngo nzica kanaka unabimbwire numvaga atabikora hako none byageze yarabikora numva none bineye n'ubwo hakuzi ko rero isarishije buriya bira byose byaramaye yagira ngo yice ntuzo ari abica Michel cyane cyokoze mana we ikoza amakosa se ngiye ari nabivugiraga iki ko baryamana kuko kandi njye ugira ubujaju shaja nanjye narabivuze kandi niho bitangiye ariko niho bitangiye njye nane narabicecetse gusa mfite ubwoba nanjye ndabufite ariko humura ndimo ndicuza icyatumye uriya munsi nza hano byibuze iyo ntazi ngumba nibereye mu mahoro niturije oya da ntago none wakicuza wari kuba uri hehe se umunsi uza kuba utarana wari kuba uri hehe ahubwo nibereye iyo nabaga n'ubundi oya haguze ikintu cyabaye uzi ko narose kumbe mbwira imbuto zanjye kambwiza ukuri kirazira kwicuza uzi impamvu se ibaze kwiza ko utaraje wari kuba warashyinguye mukuru wawe ni n'Imana yatumye uza hano kugira ngo abantu babagire biriya bintu byose rega nuko abantu bagufata nabi bakubonera umuntu mubi genda bizi ko uri umuntu mwiza hata sinabataba uri umuntu mwiza pe ko narafashe icyuma mu ntoki n'icyo abantu bagenda bavuga ngo ngiye oya kandi ngiye mbizi ko none se kwa buriya isaperegeza kuza kashyushya amazi aho nari kwisarisha mwango ngende wagiye uteka ubugari nkabona amazi atotse ni menshi noneho yabashyuye yabatwitse cyane ngende bizi ko ngo amazi yabatwitse nayo yashyuhije ari ko sinabonye ketomo hariya mu nzu nayo nyine ashobora umva nyera amazi kubona ko nayabonye ariko ngo ningende ngo nshyushye iki ngo neke ubugari ariko akaba ari komeza akisaza akigira ikigoryi ndamuvuga ngo yaje bwa mbere yaje aje gushyushya amazi ko batwitse ako arambe uramubona arakubeshya ngo yateke mu bugari ako ari menshi ko ubugari turya nabonaga yatetse amazi menshi nkajya mubwira ajya mubwira ati ese uyu munsi koko icyo gihe ningero bamubwiye ngo ku cyumweru uzaze ubarebe bazaba bahari nge nkagira ngo n'ubusazi yasaze ni ukuvuga ngo bino bintu byose byatangiye ku cyumweru nyine ko namubwiye ngo wigire umusazi uze ujye kunuza usanga rwahanye imba ari nkoyoyo none ndabibaza ati se wababonye ngo ko mbeshyira ngo umugabo ngo ariko ngo Jean ko cyo gira ubujajwa kumba ari gushyushya amazi shaka kumba ashaka kwica abantu ariko shaka Isabella sa ni nako umutima usa icyo gihe navuga atatu none cyarasaze burundu nakiyambira shaka nagira umwijima ahantu hose umutima no kwisura mwana we gusa icyo nzi cyo mwana we izamugaruka mwana mfashe nibapfe ahubwo se mbambwira akantu narose nanjye baramfunga oya we mana ndakwenye uwo murangiye ko nakujya inyuma baravuga ngo umutanga wamye n'ugira imbaraga kurusha nawe wabikoze uzi ko ushaka ko wabikoze nabyibone ariko kubera ninjye uhari natanga umye ko utabikoze bakabyemera warubizi shaja icyacyuma bateye nkurangana gifashe harya bari honga ibiganza byawe hari ibiganza ariko genda bizineza ko waje utumamagara kandi bari bamaze gupfa rega nabo nako bamaze gukomereka nabo barareba igihe wagifatiye bya bintu numvishe ngo ariko ikintu kiri bundengere ngiye ninjiyemo hano bamaze iminsi icyo gihe nabwiye maze na mama ngo bagiye utoto twongeye na mama yanjye namwe igihe twari turi hari turavuga ngo barabagiye ngo kwishimisha ngo umuranga yagiye ngo gukodeshereza inzu Michel mubwe niko tumura iminsi ngayo yose twari tuzi ko bagiye ariko uzi ko buriya Isabella yajyaga afatamo Michel nako umugore wawe Vumilia akamufungira muri inzu kandi nanjye mpari yarabimbwiye cyo bambaye shitani ni shitani ahubwo ngira ikibazo nagize nuko nagiriye inzozi nziza zimeze narose nyine ngo wabonye undi mugabo narose nambaye neza mbara agakoti k'umuhondo n'umupira w'umweru mbari n'ijipo y'umweru mbari ipantaro y'umweru nambaye nsa neza nambaye n'amarinete y'abakire wamaye akazi muri kampani yawe mfite nimbaye na cya kintu cy'icyuma bakanda nimbaye laptop ibata none mitambyuka cyayihangane kuba rusinze kutanaze kabya mwana wa mama kubera akase nakaba gute kampani ayigurishije kugira ngo nkurangana Michel wamubura ngo wagize gute ngo wagize gute
nabigurishije sha wabigurishije n'amafaranga yose nakuye umuntu yatanayohereje abazungu ngo baze kuvura Murangana Michel uvugisha ukuri rwose ubu nta usigaranye iki ubwo sigaranye imodoka imwe iriya modoka ngenda zazi n'ibapuro zose yaguhaye biriya byose nabigurishije uri amafaranga ufite nta mafaranga mfite erega bapfuye najya muri gereza ngaheramo niyo namara imyaka 10 bapfunga 10 ubwo kera azaba hate n'amafaranga ufite na Vomeria mfite amaboko zakora uburyo n'amafaranga ubu nta gifaranga ugifite imwe n'iyi nzu byavamo ikindi gishoro n'iyi nzu cyari yawe cyari yawe Yesuwe umeze nk'umuntu wakennye bawe nakennye ariko nakennye mu mufuka ariko ku mutima ndacyakira Jije ntago mbyizera yego umuntu yakennye ngo niba bararokoye ubuzima bw'abantu njyabaga bakarokoka barokoka ariko byo gose company amafaranga gose agiye kuvuza ngo ujye kuyaboherereza nago ari kuvuga ari kubyibuza ari kugurisha imodoka imwe ugasigana zira zose na company gasiga umuntu avuye Burayi umuntu uza muri private jet nani mu Buhinde ni indege iri prive urangiza gurisha imodoka ya miliyoni 30 cyangwa 20 ngo raza gose ticyo yavamo suwe urukene byasabye imbaraga nyinshi ariko nabikoze naje gufata icyo cyemezo byangoye uri umukene ntabwo ndi umukene ku buryo nabura ibyo kurya cyangwa byo kutunga umwana ariko nyine ntabwo gikize mwakene umutungo nari mfite wagabanyutse nawushyize wose kuri Murangana Michel we wagiye uzi ko mpanze gusa nagukangura urabona ibintu biba byoroshye uzi gahunda ukuntu imeze urabirangije ntabwo nigeze mbirangiza nikimara kuhagera nsanze noneho ya mirambo ambulance iri kuyishyira mu modoka ariko wumva ikintu kimbayeho ndavuze nereka mbikurikirane byose ndabakurikiranye mise mfata moto nabo binjira mu modoka bajyana imirambo bageze kwa muganga rero ngira gutyo nkubitane na wa muganga twishe nicyo nikizima ariko cyanyetse kikomeza kiranyitegereza nanjye nkomeza ndiyoberanya ariko sinzi nimba yose uramukeye nimba ari umuzimu nimba ari igiki ushatse kuvuga ko wa muganga twishe yazutse wamubonye n'amaso namubonye none ukuntu yanyitegerezaga nabonye wagira ngo arazi aga wabona wowe itabu utigeze ubibona ubwo gasoro umugero uri kukomeza wamubonye neza kukubwira ibintu byanyabyo ntabwo numaho unyizeye ntabwo numunyizeye nasubumbura kuguha amakuru yose ntabwo bishoboka kuri muganga yawe ntabwo bibaho ubusembira hako mana ko ntengushye kandi wari wansezeranyije ko ibi bintu uri bubinkorere none se wonje mbigenze gute mabusha kubizi ko ari umakazi neza mbigenze gute kandi ukabizi ko ngomba gusoza ibintu byose neza hari icyo ntekereje igenda ukora ibishoboka byose yaba ari iyo mirambo bici na muganga umurici ubicire kwa muganga ubazingazinga muri bya bishuka byo kwa muganga bose ubarangize kuko turimo bibazo bishobora byose we Isabelle uri kunyumva n'ubwo amafaranga ambwiye ntabwo nigeze nyabona genda ubikora ikibazo cy'amafaranga dore igikapu kirimo amafaranga none se ufashe amafaranga uragendana icyo nkubwira cyo nuko nzi ko amafaranga yawe ndi buyabuye igikapu kirimo amafaranga afitemo amafaranga menshi genda ubicu barangize byose ubici yaba ari muganga yaba ari Michel yaba ari Muranga bose barangize turi mu bibazo mva mubwire ngende inshuti y'amafaranga gira vuba amereza amafaranga gira vuba haka no buretse gato urama amafaranga cyangwa ntago yaba haka ntago nagusigiye muri cyambu urimo buretse haka buretse mubwire reka nkubwire amafaranga ndayaguha urangije urayarinda jewe na muntu we ntago uretse ko nyafite wanjije we gira vuba uretse ko nyafite akuri burakora amakuru no reka nkwereka uburi buzima buri sigara n'icyo kintu bagira ngo uriyahuye n'ubundi ubugome bwawe n'ibindi byose upfane nabyo sike umwana nawe aba yandambiye rwose yabigiye mufata nkamufata yageraho sige ndose uza
ukamufasha. aba hano mwiriwe. Vumiriya. Uraho umwana wawe. Uraho mama. Amahoro. Wongera urwara se? Anye. Muraho. Umukobwa wanze Mama. Abuzu. Mama. Akira mu ngupe turi kunywa. Inkororeranye. Mumeze muteze. Ibibazo ni ibibazo ntitukiryama. Uri abantu bahangayikishije. Iki giti jugunye. Niko. Inkorora iranyishe n'agahinda. Vumiriya uko ndeba sindyama. Ahubwo n'uyu mwana yaragowe ndarambyuka mvuga. Mpamagara Uwiteka nti Mana wantabaye ko mureba ibyanjye noneho bigiye gucika. Twagiraga ibibazo ariko ntawe ufunze. Noneho rero nkatekereza ukuntu ugiye gufungwa, nkatekereza ukuntu we n'ahandi agiye gufungwa, nkabona ntawe uzafasha undi, nkabona ntawe uzahembura undi, mwese muri gereza. Mama sinakubwiye ngo humura. Ntago sinzi ko aba bantu uzabaho kunoka. Uriya muryango urebera ibibazo uri biriya n'ibiki. Urebye umva nta nyine nuko wenda ntago turamenya ukuntu byagenze neza kuko baracyari muri koma. Uri kumva ntibarava muri koma. Umva ariko hante yabashakiye abaganga bavuye mu Buhinde no bari kubitaho. Ikindi kintu noneho mama kirenze ibaze kwante yagurisha ibintu byose. Kubera iki? Kugira ngo abone kunabishyurira kwa muganga. Bishyurira n'amafaranga bafite kuki batishyuriza? Isabelle amafaranga yose yaturukanye y'umugabo we mba ngena Yankuranga. Ubu nta kintu gihari. Ye baba nyesi we. Mama rega ibyo ni amafaranga yabura akayatwara, ibyo nta kintu na kimwe bivuze. None ibaze yuko Isabelle na Nkuranga na Michel baramutse bapfuye hanta bamufunga kare babishe. Kuko ikintu cya mbere ntabwo turamenya ngo bazize iki, ntituramenya impamvu. Isabelle adahari nawe bashaka kwenda baranamushimuse, nta kintu na kimwe tuzi gusa icyo dukeka ni waba warabikoze ariko nta kimenyetso ko n'amafaranga yaragiye. Rero biramutse bibaye gutyo murabyumva. None se wabashije kubareba kuko yarabakubise abanoza atwika Michel. Umva biteye ubwoba. Umuntu umva imitima y'abantu yararangiye, ntago abantu bakigira ubumuntu. Abantu nabagome cyangwa uriya mugore asigaye afata ibiyobyabwenge. Oya n'ubugome yifitiye ku mutima we. Waduhumurije se urabona azakira? Ese anye baracyari muri se bakize kuko bayivuyemo bakize bakavuga ibyabaye bakabisobanura, ariko mu gihe batarakira ahantu ari mu bibazo. Kandi ubwo yabagezeho harabagaragura aragunya abakorakora ngo yumve ko bagihumeka. Kandi biriya ngo iyo umuntu ngo muri polisi iyo bapimye harya ni polisi ni he ngo iyo bapimye ngo bakabona umuntu wakorakuye hose bahita bakeka ko ariwe wabikoze. N'ubundi hanta rero ntago yasanga umuvandimwe wagaramye ngo abure kutamukoraho. Ntago bishoboka. Birangiye abaye umwicanyi. Ahubwo se kuntu Isabelle yashize iminsi yarigize nk'umuntu w'umusazi, abaye wabikoze yaba yasarutse gute? Wamuganira umusazi amenye gukora ibintu nka biriya. Uriya mugore n'imipango ye ngenda mutinya. Bikora ntiyabura uko abigenza. Gusa Imana dusenga turimo turasenga tubone bavuye muri koma kuko niba atayivamo ni ikibazo. Oya niba kirenya eka turimo gusenga ngo Nyagasani abunamure bakiri kuko nibo bafite ukuri kw'ibyabaye. Nuko basengera tukabava muri koma naho genda agaranka baribo nkumva gahinda karanyishe nareba kuntu hasi yataye umutwe n'ibintu byose bagiye bamukorera, narakuntu yikuyeho ibintu byose byakagurisha nkumva. Ariko nibaramuka bakize bazamba bareba yereza agaciro handa. Icyo nsaba Imana nibakire naho ibyo guhereza hanta agaciro iby'umwana muntu
cyicara byibirindura nta kindi mbashakaho. uriya mukecuru usa neza ate noneho? uriya mukecuru nyine se urumva bameze ute? Arababaje nk'umuntu uri kubona umwana we njye nsigaye mbitekereza gusinzira bikananira gusa ndavuze reka. Ubwo na Michel ari muri koma none bose uko ari babiri ko bureba bakubise iki? ahubwo se buriya yinjiye mu cyumba gute? ntawamenya bizasobanuka, tuzabimenya ukuntu byagenze. Erega nibakira njye nkeneye ko bakira nkamenya ibintu byose byagenze gute. Niso inyama teragura abantu byo icyo nzi cyo yankuye ibyo yari yidroze pe. umva Imana ifite kuntu izabigenza. Mama wese umeze ute? ndahawe Ntupfe mwana wanjye, ntupfe mwana wanjye rwose. Mama wimukubaganya murebe nyine n'undi se ko atakumva. Ntupfe. Ntago yapfa mama. Ntupfe utambwiye uko byagenze. Mama ntago azapfa kuko Imana yatumye adapfira muri kiriya cyumba ikemera ko njya kumutabara kandi twahiganaga n'ubundi azabaho. Ariko Isabelle wakoze ibintu byose, icyo nzi icyo azashya nagera ikuzimu yicuza. Uko asa ku mubiri ni nako asa ku mutima. Kagira ubwamanya muri shitani karitsemo. Kandi ibintu byose ni Isabelle wabiteye. Ni nawe watwangirije umuryango, niwe wazanye ubucakuri mu muryango, atangira kwiba ibintu, kwiba abana b'abandi, akunda imitungo, abashaka akunda umugabo. Gusa mama ntugire ikibazo kuko babaganga babazungu bambwiye ko ngubu ari muri kondisiyo nziza, uko byagenda kose azakira kuko bari bafite ibikoresho bihagije kandi nanjye icyo banyatse cyose barakibahaye. Urakoze. Ntubigira ikibazo se. Urakoze. Turahangayikishwa nuko aramujya muri mu gihe kinini ariko bameze neza. Mwana wanjye ntupfe. Bambwiye ngo yari yamutuye ngo hafi impyiko icyuma cyakozeho n'ubura bwose yabushwanyaguje. Ibaza umuntu utera icyuma kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu akageza mu byuma hafi 10. Uyu mugore ni shitani y'amahembe 12 ewe. Hangane mama. Sinzi mwana. Byihanganira biragoye ariko koko ubu nzahora muri uru koko. Mama ngerageza tugomba kwicamo. Ukibi bigeragezo bimbaraho. Kimana baravuga ngo kuca mu bikomeye ahinduka ukomeye. Kuki ibi byose kuri kubicamo natwe rero bizarangira uhindutse ukomeye, wihangayika kuba atapfuye nuko Imana kimukunda kandi gishaka ko tubana nawe. Kuki sibyo? Kuki mbona muri kuki Mapoli mukuru wanjye mama yangana mukuru wanjye sinkwanga umbabarire biryo byose twatonganagamo ni kwa kurongo ntazi bana zidakomana amahembe ariko sinkwanga urwango rwose nakwifuriza gupfa. Ndi umuvandimwe wawe warandeze urankuza unyishyura amashuri iby'imitungo basi birorere ugaruke tubane nk'umuvandimwe tutitaye kujya duteranyije. Ikindi dufatanye duhiga Isabelle waguye mu kibe bigeze hano. Nako mbivuga bakanga kunyo. Njye ntabwo amaherezo yanjye zapfa nturetse
aya mana kinuza nturetse umutima nta kintu uzaba mana nkarabivuze nkabwira nkuranga nti mwahunze mugahungurira umugore ko ari igisimba bakanga kunyuma none reba nikica akagira ba nyine na nkuranga yamenya ko bizamugendekera aba yarahunze akagenda none se ugira ngo yari yishimiye ko yaba aryamye ahangaha cyangwa yabona Michelle aryamye iriya uzi kurwaza abantu babiri nawe ntabwo yabyishimiye ahubwo yumvaga ko nta kibazo kizabibamo ni kwa kundi bavuga ngo intamenya yahozeho sibyo nta gihe muri kamere muntu nta gihe tuzajya tuvuga ngo iyo mbimenye cyangwa iyo abimenye nyine ibi ni ibintu tugomba gucamo tukabyakira tukamenya kubana nabyo tutitaye ku buribwe duhura nabwo nyine isi bitwigishije wenda bigiye kubera abandi isomo ko batagomba kujya birara muri kariya kageni nubwo nyine ari twebwe bibigizeho ingaruka kandi twebwe tubibaremo n'umuvandimwe akabibabariramo Mapole pole ma biragoye mwana mbamubuze n'icyo nkubwira ni ukuri gusa nanjye ndababaye